kumwe n'umuvandimwe Tistash. Congratulations first of all. Thank you so much Migambi. Ejo bundi wagize gutyo burigaragaje amashuri rwose muri biology na sport rwose neza. Imana yaradufashije tubona nyine amasomo ararangiye. Ndavuga ati ubwo ni ibihira hano ku kibuga urimo urabivangana na sport ukabona biragenda. So cyane urumva n'ubundi byo mba narangijemo n'ubundi bari sport ni sport nge nigaga kwa. So ubwo rero nekeza ko ngiye ku implementing ibintu nyine biremereye cyane byo ama concept nagiye nakwaringa muri iyo football muri students zitandukanye naza ngabihuza n'uyu mupira nkareba ubiki byabyara amafaranga ko tubyiga byose kugira tubyaza amafaranga. Ntabwo umuntu azaza no kureba umukino gusa kugira ngo arebe gutyo ya dukeneye kwa abakungu tukiri bato abadukomoka bakabaho neza bakitubana tukiri mu myaka mike. Tuzagira abantu bize sport muri uyu mupira wacu bageraho ngo nyine babigaragaza bakora ariko benshi babana nabyize bamashize sabura bizira ira sexy bashamize na mukasana sare yego biza 2016 bize biology and sports nimiza kuza kuva irongera garuka ikabiri muri yo rero. So ubwo rero nekeza ko nabantu benshi barajya hanze babyize cyane ariko n'abantu twiganye n'aba classmate benshi barabasifuzi tumin iyi football igiye kuzajya ibi mu bwiganze bw'abantu bacu. Hari n'abana bitwa ba Jirimene ba Abigail bari aba uyu Harriet yabonye FIFA badge agiye gusimbura mukasanga uri amwanega mu kabiri desi mu baracyaniga buriya yari kwigara Remera Biology sport Remera ubwo bari inyuma yanjye. Ubwo abandi benshi tugiye turi kumwe bandakize bari muri arbitrage dufite nk'abana bagera mu 8 bose bari gusifura icyiciro cya kabiri mu bakobwa mu cyambere barimo tumene ko twebwe tugiye kurangiza nanjye ni muri sport urumva ko dufite umupira mu biganza nyine twize byinshi tuzana delivering ibintu byinshi cyane kandi nanone by'ingenzi bizafasha football yacu ubona ko haracyarimo ibibazo duhora duhangana by'umusikuni. Byiza cyane Tistash. Hanyuma n'urugendo rwari rumeze rute nyine nibwo mbonyeregaho kukubaza nibwo mbonye umwanya wo kukubaza n'urugendo rwari rumeze rute mu ishuri cyane rwari urugendo rukomeye cyane kuko nyuma bura natangiye kwinjiramo noneho mbe nakoraga ibiganiro by'Iburayi ni ku Isana Radio bikanyurira cyane nk'umugembwe cyambere nyiga kaminuza mu cya kabiri nubwo nari naje kubona opportunity nza kwisanga ndi kuri stade. Rero icyo gihe nese nashira nyine ngo mfatiraho navuga ngo nkazajya mva muri Karasasta nkahita mfite akagari ka sport mfite akagari ka sport nkahita nzamukana kuri Prestadium naza nkareba match nkanakura content dutamwa kuri YouTube ya short. Ubwo rero kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi byarakomeje bigenda nyingona ko biri kugabura n'abandi agenda kwizera akagweza platform zabo dushyire ibingibo tugira iki nigeze no ko n'amahirwe njya kugeza Rwanda Premier League muri 2023 retour nayikoze byari byiza cyane. Rero navuga ko rwari urugendo rukomeye kubiyandikana n'amasomo kandi nanuka ugomba gusacinga mfite gukora comment ya na APR ngomba gusacinga nuze match preview nka mfite ibintu bihambaye ukamenya mbere byari bimeze bite yego abakinnyi bose kubyo kimenya byuza amakipe nka 3 aheruka gukenera ibyo byabaga ari ibintu nyine mu Rwanda abizi information za kuzubana biragoye ko nabitanze makuru bibika dufite ama statistics ngayo bisa kujya abantu bari jeune bano basinya najyaga nifashisha nk'umuntu bita Erika tubazana muri isi ni umuntu wabaye muri umupira rawo kinya ari SG ya uyu nguyu afasha ba equipe nationale kuzana abantu bana yasanye banze ba Georgia kwizera ba Sahabakin abakura hanze bari kinga n'ikipe nationale ni umuntu uzi umupira cyane yarawukini yari SG wa the rest iyo nagiraga ikibazo kumukina namubwiye agatse ariko wamfashe nk'umukinnyi bimeze bite kariya yatangiye kugeza magingaye akamfasha. So byari ibintu rero bihambaye byo gukora iyo research ujya mu basenior urujya no kwiga kandi ufite nk'amakati no kwizo ufite n'amakati urumva ko byasabaga n'umutima ukomeye kubishyiramo imbaraga nyinshi byagusabaga nyine kuba ari n'ibintu ukunda. Hanyuma Tistash usoje ishuri usoje kwiga ariko iyi nzira turimo cyangwa se n'abanyamakuru barimo kugira ngo umunyamakuru ukomeye abanyarwanda bose ubazi kuko nekereza yuko umuntu uri mu mupira atazi izina Tistash ntabwo yaba wone kamutazira kamukamana oya na ibintu bihambe turakora kuri cyo umuntu wese agomba gutumenya ariko nekereza yuko ubikurikirana ari umunyamupira akurikirana champion y'u Rwanda agombe kubanza atanzi byaba ari ikosa ryiwe kuko ngira content nyinshi cyane ziho ku mupira abandi badafite. Yego bivuze iki uramutse utazikurikiranye ubwo nyine hari côté fort ufite nyine côté faible ufite mu gukurikirana umupira w'inyarugenge. Hanyuma twari tuvuzeho gato ya kuri background cyase kuri biography yawe ni Tistash wazamutse wirefera cyangwa se nabahe banyamakuru wakunda ukavuga uti cyanze bikunze umuntu ari kumpatiriza kujya mu itangazamakuru. Abantu nakuze nkunda cyane urangiye itangazamakuru nago nyanza ngo nabikuranye ngo navutse ngufana pe umupira nge nawugiye mu muza pe gisireka mbivuge muri buno buryo nge natangiye gukunda umupira cyane
mu gikombe cya 2014 igikombe Brazil ejo bundi 2014 Abadage bakubita bijyanye n'ukuntu baranjanye mu byaro hano atama televiziyo ataba niki hariya ndebye match ya Brazil na Croatia nareba umuntu bita Oscar atsinda igitego akahita ashyira akabaro umuntu naravuze ati match ziba ziryoshye ziri hano kabisa kuba njyana n'abati rero niba mukurikiranye nkuzi biransaba iki ndasoma nagiye mu document ndasoma ngamenya ko igikombe cyatangiye 2030 kigatangira muri iri nkabisoma ngamenya ko za Madrid muri za 1992 cyangwa 1992 hari bakora gira classic ya danger batsindemo 11 ku bitego 8 ibyo bintu ngagenda ngabisoma nyine ku bitego 3 krito ngagenda ngabisoma ngiyeho rero navuga ko umupira nyine ntabwo ari ibintu nyine nabayemo cyane ariko igenda mugereyemo nakoze nyine ndabatirika ngo rengere kuri Climax rero icyo gihe abantu nakundaga cyane n'abantu bari kuri Flash FM buri umuntu bita Rugangura umuntu bita Rugimbana n'abanase barafite agatiyo karyoshye cyane kabisa cyarugangura cyane agabo ryari na cyarugimbana baba we ariko rutamama inyuma haza kuza n'abanyarugenge rutabura ba Patrick abarugira bakafite ijwi soft ryoshye cyane kabisa nabikunda cyane rugira yaryoshye cyane no kubyegeranya umvaga ka hose birenze ariko abo ngabo nibo bantu navuga ko barafite ijwi cyane biryohera kuko rakuze nkunda kogeza match we na passion yanjye ibe nuko yenda umuntu nyiri yari gukora breakthrough ahazamukiye nyine avuga ati aha niho hanjye ariko bizakujyana kuri rya geno ryawe n'ubundi bizakujyana kuri rya geno ryawe reka twihute reka ducapurishe yego nabaye ba defenseur wabonye muri axe yose nukuvuga kuri ura murongo w'inyuma wose yego abo wabonye bibihe mu defenseur umwe bihe byose wabonye kuri ngiye se mu defenseur wabonye ukavuga uti uyu ibihe byose abo warebye navuga Ramos hanyuma Mediane Ramos yagucukugura bro Ramos match nge nufana Madrid man Ramos yakoze ibintu bidasanzwe muri Madrid Ramos ni igisambo kibi cyane hanyuma uyu munsi muri Mediane buriya Xavi Iniesta ni mwiza cyane Iniesta ni mwiza Madrid ariko Iniesta yari sawa cyane ba Iniesta man kuri attaque Cristiano Ronaldo abagenda cyane urwego rwiwe hanyuma ariko attaque de point Cristiano ni muzima cyane mwizamu nari nahibagiwe muzamu wa mbere mwiza cyane kabisa navuga nkande muzamu nakunze ngavuga ati kabisa umuzamu ni umuhanga kweri kweri buriya Ike kazi yari umuhanga hari ukuntu ngiye yageza muri cya gikombe akagira souffrance akahita anabihagarika ariko kazi yasi nabonaga ari umuzamu wa hatari Ike kazi yasi mu Espagne yari sawa cyane hanyuma uyu munsi mwiza ariko na Peter Cech muri Chelsea Peter Cech nahisemo kazi yasi hanyuma umuyose mwizamu uyu munsi mwizamu nemera ko umuzamu mwiza kabisa Donnarumma ni muzima cyane Donnarumma ni muzima currently kabisa ndabona ari sawa axe navuga ndese ubu ngubu kabisa uyu munsi wa none uyu munsi mvuge Maguire Maguire gutera Maguire shoundi yakufatiye ikipe ya Liverpool Maguire ageze saison mbi ishize ariko uyu munsi wa none Maguire atangiye neza cyane ni wari gucungura abantu yafashe neza cyane Man yahesha amanota 3 kuri Liverpool n'umutwe cyane buriya Maguru ni umuntu nemeraga w'umuswa bati Maguire bashaka kuba baramurozagiye n'umukomedi asa nka Mr Bean ariko nabo bati Maguire byabaga performing well man hanyuma Maguire uyu munsi muri axe niyo ubona ari ni sawa cyane kabisa nabako yakoze improvement cyane muri Mediane reka ngofatire umuvandimwe Martin Odegaard ni sawa cyane Martin Odegaard hanyuma arabikora kabisa muri bari abataka b'imbere ataka de point mubataka ura murongo w'imbere wose Ebana Mbappe se wajya ngusarimu ari kuryana kabisa ari kugenda afasha ikipe Madrid kandi mu ikipe nziza cyane aranazo kwigagaza ejo kuri class ngayo ngo ukorera kuri class hanyuma dusoza testa wenda tuve muri ibyo ngibyo byahahise Nyarugenge hano match yarangiye tuze kuri iyi match Nyarugenge abantu mbona barimo bavuga bati ikipe ya Kiyovu inganyije na APR abandi bati ni igitangaza APR ikoze agashya nawe urabona ari igitangaza kuba APR inganyije na Kiyovu so nibyo twavuganaga na Rod Chris uyu muvandimwe ase Rod Chris bagiye ku ruhande bagiye muri frame bana oya Rod Chris buriya no wacu kuzuba ngweno tukwereka umuntu ariko Rod Chris no wacu kuzuba buri kuri televiziyo yagize gutya yakora kuri radio imeze bite
ari agiye kunereka agiye mutereka tumukundisha abantu kuko Rod Chris nawe ni umwana nyine ukuri harazangoma abona ntago bizatuma cyakaze ko kote takabona afite limitasi ati rero ibintu bya ibyo ngibyo nubivuga nabanje kuri televiziyo i Kigali wabanje kuri Kigali utusubirayo ariko nyine abonye ko umuvuno ari ugaruka i Kigali kugira ngo bikore neza cyane kandi weri Kamana oya hano uri kuri tere so Rod Chris turakwakiriye Distasha akabaranyakiriye wamwakira ati oya niba rwanye n'umudondera abantu mukundisha abantu bo kwizuba nubwo ari iwanyu ariko ubu ngubu ntabwo cyakora niko ibintu bimeze cyane sacha nibyo twaganiraga na Distasha yarakiri kumbwira ku byerekeye umukino wa APR na Kiyovu abantu bari bavuga bati Kiyovu ubwo APR ku rwego rwayo akakwiye kunganya na Kiyovu abandi batari ko Kiyovu yo kuki mutayibara nk'ikipe ariko se nabyo nibaza kuki Kiyovu atayibara nk'ikipe ni ekipe ihari abantu bakagombye kwibagirwa icyo kintu cyo kuvuga ngo Kiyovu Sport ntabwo ari ekipe uyu munsi ekipe ishobora kuba irimo ibibazo koko uyu munsi byabaye ekipe koko ubuyobozi ntabwo yemeze neza twese abantu wenda tudafite ibindi dushaka kujyamo tukumva ko ekipe iyi ekipe n'ubundi bishobora kuza kwanga kuko ntabwo byizewe ko iri ku kigero cyo hejuru ikajya guhura na ekipe ya APR twese tuvuga tuti ahubwo se niki cyatuma Kiyovu Sport itsinda ekipe ya APR itsindwa na Kiyovu Sport twese nibo mujye twari turimo amugani wa Distasha ariko nyine ibyo twabonye mu kibuga bita bikwereka urwego rw'ama ekipe yacu niba buri munsi duhora tuvuga tuti iyi ekipe urwego rwayo ruriho ntabwo ari rwiza ariko ni tukajye twibagirwa ko umupira igihe cyari cyo cyose ekipe nibyo irakomeye yaguze abakinnyi beza mufite amafaranga muvuga ngo mwaguze abakinnyi barenze miliyoni 574 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ekipe imwe ikavuga ngo twebwe turakoresha wenda na miliyoni 20 izo miliyoni 20 ugasanga wenda urugero ntabwo ngiye kuvuga ngo nivyo ugasanga urugero muri ekipe amafaranga